Anselme arabangamye hano arakubita ndamikinagira rwose guhondaguraho ni ihame twabaye ingoma y'abaporoso niba ingona arizo zizayobora abaturage rero ntabwo tubizi. Abo ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Bisizi umurenge wa Nyakibiba w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bangikishijwe no gukubitwa n'ushinzwe umutekano muri aka kagari ka Bisizi bakunze kwita Anselme. Nibavuye ngo Anselme baraje wari wasacaho nuwagombye kwihana arabireka ugombye kwihana ahita bireka abo ahitacaho. Umusaza pe rwose ni umusaza ndanabikwiye yakoraga neza ariko buno ari kugera mu baturage aho kugira ngo abakemure ibibazo byabo baganirize ng'umuyobozi akaza ari gukubita. Niba ingona arizo zizayobora abaturage rero ntabwo tubizi. rwose guhondaguraho ni ihame twabaye ingoma y'abaporoso uri kubyumva kandi n'ikindi Anselme rwose situmwanga ariko noneho nawe ubwe mu nzira anyuragamo nimugoroba ari kwikandagira bitewe nuko abazi ngo abo yabwiriye urugomo bagomba kunawe kugira ute kumukubita uri kubyumva. Nganje ndi umutwara sibo ariko yaho kubise nk'umuntu kuko afite icyo yitwaza ng'umuyobozi afite icyo yishingikirije hakaza ng'umuturage niba hari ikibazo afite ari kumufatira ngo mituweli atamwigishije ati tanga mituweli cyangwa se wishirondo ndo wakoze uburinzi no kuza ari gukubita ugasanga aramukubise asiza ari indembe guca akagenda. Bamwe mu baturage bo muri aka kagari ka Bisizi bavuga ko ngo bashengurwa no kubona leta y'u Rwanda ngo ikomeje gushira umuturage ku isonga ngo ariko uyu muyobozi ngo akaba ari kubashyira ku musonga. Turi ku musonga twebwe n'uwitwa Cayaya nawe aherutse kuvuna yakaremye urutoki hari ako gasoko rurapfutse azagera no muri sehashika yanaruvunya ari kumwe na Cayaya baba ari kumwe na Nduza na Anselme Cayaya ashinzwe amakuru wa Cayaya ni ikihebe mu karere hare ntiwareba baratuzengereje. Bande babazengereje abo Anselme ndabandi bayobozi dushinja ni Anselme iyo bamutabaye ngo hano havutse ikibazo cy'umutekano ndazaga ari guhuza abagiranye ikibazo ngo ngabaze ngahuze babana aho kaza ari gukubita uri kubyumva. Ubwo rero bivuze ngo Anselme yagombye kuganirizwa n'ubuyobozi byabaye na ngombwa Anselme bakamukura kuri bwa bubasha afite. Nyina Anselme ibyo akora we yitwaza ko ari umuyobozi ndavuga ati umuturage ngamubwira inama akaza ari gukubita gusa nicyo kibazo cye. Abakubitisha iki? Ingoni y'umunzenze afite ingoni y'umunzenze yasize amafuta. Ubwo twashakaga kuganirira na Anselme ushinzwe umutekano muri aka kagari ka Bisizi niba koko ibimuvugwaho n'abaturage ari ukuri yatubwiye ko ngo nta munyamakuru wemerewe kwinjira muri aka kagari ka Bisizi ngo atabanje kwisabira uburenganzira umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari. Kwinjira mu kagari utabisabye gitifu hano ukaza gusa akumva bari kuvuga bari kumutanga hari n'ibyo yavuga bitemewe urumva ugasanga bari kumuteranya n'ubuyobozi sibyo. Nose abanyamakuru bajemo hano bigenda barabisaba ntabwo urukundi kodinga nawe. Kuri iki kibazo tuganirira na Tuyishime Jean Bosco umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakibiba yaduhakaniye ko ngo uyu muyobozi ngo atajya kubita aba baturage ngo dore ko nta muyobozi ukubita abaturage mu murenge ngo abereye umuyobozi. Umuturage ugomba kuyobozwa inkoni umuturage ayobozwa itegeko kandi umuturage amategeko arasobanutse turayabasobanurira ndetse mu mikorere yabo bagakora bubahirije amategeko. Umuturage rero agomba kuyoborwa hakurikije amategeko akamenya uburenganzira bwe ariko akamenya n'inshingano ze. Ushobora guhura n'umuturage utubahirije inshingano ze akakubwira ngo waramuragije inkoni ariko ibyo ntabwo bishobora kubaho ahantu tuyoboye. Umuturage afite uburenganzira akagira n'inshingano agomba kubahiriza ibyo rero ntabwo byabaho baramubeshyera kuko nge ntabwo mbizi ahubwo tumufite nk'umuntu ukora neza. Nyamara nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakibiba avuga ko uyu muyobozi ngo atajya kubita abaturage bo bahamya ko ngo ajya bakubita ndetse bikanashimangirwa na bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze harimo bamutwara sibo ndetse n'abamudugudu. Ni ukuri kw'Imana ndahari ukumuharabika ndahari ukumubeshera kandi ngubwiye ko ndi umutwara sibo. Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Nsanga ikabutura umwana amaze yamukuyemo
umwana ndamubaza ati ese Gisele akakuyemo ikabutura bimeze gute? Ati ni papayi. Ubwo umwana mpita mwenura ikanzu ndareba, kumara kumureba nsanga amasohora mwuzuye. BTN TV turi mu mudugudu wa Gatare, ni mu kagari ka Kimbaze mu murenge wa Munyiginya wo mu karere ka Rwamagana. Ku mugoroba w'ejo humvikanye inkuru y'umugabo witwa Tuyumvirimana Jean Baptiste uri mu kigero cy'imyaka 37 bikekwa ko yasambanyije umwana we w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 3 nk'uko abaturage batuye muri kano gace bagiye kuba banenga uno mugabo bikekwa ko yasambanyije uno mwana. Byabaye ku isaha y'isa 3 umwana kugira amenye ko umugabo yamusambanyije, nageze mu rugo nari nasize umwana mwambitse ikabutura, mu kugera mu rugo nsanga umwana duhumana ari kuva mu cyumba, nsanga ikabutura umwana amaze yayimukuyemo. Umwana ndamubaza ati ese Gisele akakuyemo ikabutura bimeze gute? Ati ni papayi. Ubwo umwana mpita mwenura ikanzu ndareba, kumara kumureba nsanga amasohora mwuzuye. Bajije istatese ko umwana ari kuvuga ngo ni papayi, ati bimeze gute? Ubwo umwana arambwira ngo papayi ngo arambwiye ngo reka dukore ibintu ngo arangurira isambuza. Ubwo umwana nibwo nahise nitabaza abaturanyi, nitabaza umutekano barabimfasha. Hari n'umugabo hano haraguru ku nkoko, nese nsanga hano ku muhanda amufasha amamagarira umutekano. Nta kundi kuntu nawe kubyakira nyine nabonye nk'ibintu byabaye nk'ibintu binunguye, nahise nitabaza ubuyobozi, umwana turamugwanira agiye kumukarata. Ubwo rero mu kumugwanira abaturanyi baranabara, umwana se yamukarabye, umwana ndamwirukankana, nibwo nahise byegereza umutekano ahita ahamagara RIB, nibwo baje kumushyikira. Byaratubabaje ko ni inkuru urebye yashebeje ababyeyi nkatwe, ko nta n'icyizere umubyeyi nubwo umudamu wawe yakugirira ko gusigira umwana we, niba bibabaje shebeje igitsina gabo cyane. Twebwe ukuntu twamenye inkuru byari hagati ya saa 7 bishyira saa 8, kubera duturiye uno muhanda twakomeje kumva abakecuru bazamuka bavuga bati uyu muntu ntakwiye kuba akiri mu bantu, ariko twamenye ibyo ari byo. None ndangije ndahaguruka njya hano munsi y'inzu, mbaza umumama wari uri mu muhanda nti ni ibiki? Ati yewe, ati ni umugabo uri hepfo hano, ati bari kuvuga ko yafashe umwana we ku ngufu. Nibwo nahise mva hano kuko ndamanuka ngeraho nyirizina igikorwa icyaha cyabereye. Ngezeyo nsanga ko umugabo arahari n'uwo mwana we. Babimubaza bati koko wabikoze? Ati nabikoze. Ati nabikoze rwose, ati ni satani yanteye, ati nabikoze. Umugabo arabyiyemerera. Ubwo nyine hahise haboneka n'ubutabazi, nyine RIB yahise iza nyine bahita bamujyana. Umwana nawe bahita bamuha ubufasha, bahita bamubwira akamujyana Rwamagana kuri Isange kumufatisha ibizamini. Ni umwana uri mu kigero cy'imyaka ingahe? Umwana nyine arivugira ko afite imyaka 4. Byaratubabaje nk'umuntu wabyaye, ntawe bitababaje. Ngena nagezeyo gusa nkubise amaso ndebye uburebure bw'uwo mugabo, ndebye n'uwo mwana umugera mu mavi, agahinda karanyishingiye. Narize abantu batikurizwa n'ikintu ndikurizwa n'uyu mwana ndi kureba wakorewe ibi bintu na papa we wamwibyariye. Ababyeyi benshi bakamaza bati uyu mwana ubu n'abagore bandagaye ku musozi wabuze byibuza n'umugore utereta ngabo ari we byibuza bakuziza. Mbese umugabo akabura icyo avuga, nyine ntacyo kuvuga yari afite. Umugabo sari mu kigero cy'imyaka ingahe? Umugabo urebye uko nabyumvishije bavuga ari hagati y'imyaka ya 35. Ibintu birababaje biteye n'agahinda, uko urebye indeshyo y'ukareba n'imyaka amaze ku isi, ntago yakaguye gufata umwana we ku ngufu yibyariye yaramubyaranye n'umugore we. Twebwe twanamubazaga tuti ubundi uyu mwana n'uwo yahatahanye, ati reka n'uwanjye nawe twabyaranye. Ibyo bintu yo kumva biteye nimba n'agahinda kugira ngo uve ku mugore wawe washatse ujye no ku mwana wawe. Ni ibintu bibabaje, icyo gikomera umwana bazakurana. Yashebeje abagabo, asebye ababyeyi, nta muntu atashebeje, twese yaradushebeje, ariko cyane gisebo ku bagabo kuba wahagarana n'umwana w'imyaka 4 atari n'umuturage bagushinza ari wawe wikuriye mu magara yawe. Ni ibintu bibabaje. Rwangaza Brigitte ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Munyiginya, aganira na BTN TV nawe yemeze iby'aya makuru, ariko nanone ukekwa yamaze gutabwa muri yombi. Amakuru yatanzwe n'umugore we ari we mama w'uwo mwana. Umwana ntago afite imyaka 3, afite imyaka 4, yitwa Mizero y'Imana.
umugabo we yitwa Tuyumvire Jean Baptiste afite imyaka 31, umugore yitwa Mukeshimana Diane w'imyaka 21 babanaga batarasezeranye. Ubwo rero yamusigiye umwana ngo agiye ku isoko, agarutse asanga ari kumusambanya, abibwira ubuyobozi, tugeze dusanga nibyo kandi n'umugabo arabyiyemerera. Umugabo ubu ngubu ari kuri sitasiyo ya Gishari, umwana nawe yajyanwe kwa muganga kuri Isange kugira ngo ahabwe ubufasha bw'ibanze kureba ko wenda yaba atamwanditse cyangwa atamwangije. Kwigisha ni uguhozaho, ariko hariho ibiba birengereye kuko urumva umwana w'imyaka 4 noneho wawe wibyariye byo ntabwo tukunda kubibona. Byakorwaga n'ubundi n'abantu ubona ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, ariko nabwo ukabona ko babikora ku bandi batari abana babo. N'ikindi kubwira abaturage nk'uwo nguwo wenda yabaye intwari kuba yabivuze, ariho n'uwabibona agahishira umugabo we, umwana ntahabwe ubutabera, akavuga ati nimbivuga umugabo wanjye baramufunga, ariko umwana akaguma aho ngo yahohotewe. Najye nuko abana bambyukije nari ndyamye baravuga ngo wamunywanyi wawe Kigingi barapfuye ngo bamushyize muri sezera ngo nihwari. Ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu nibwo mu murenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu amenyekanye inkuru y'incamgongo y'umuturage yitwaga Nzamunambaho Kigingi wari utuye mu mudugudu Agashovu akagari ka Rwaza umurenge wa Rugerero w'akarere ka Rubavu. Uyu muturage akaba yasanzwe mu mugezi wa Sebeya yapfuye nyuma y'iminsi 4 ngo abo mu muryango we bari bamaze bamushakisha. Abana bambyukije nari ndyamye baravuga ngo wamunywanyi wawe Kigingi barapfuye ngo bamushyize muri sezera ngo nihwari. Byutse ndebye nanga mbona abantu bazuye hano kugihira baruzuye bari kureba. Nta ntumbuka ndaza nanjye nuko mbibonye. Arimo arubamye aragaragaza ugutwi kumwe n'ukuboko kumwe, ukuboko kuragaragara neza, ariko mu by'ukuri urebye ukuboko wagira ngo nibaduye mu mazi, ntabwo yararagira ikindi kibazo cy'uruhagira. Bashobora kuba bamushyizemo mu gitondo cyangwa wenda yaraye mu munsi umwe. Twari tumaze iminsi 4 turi kumushaka twaramubuze. Ubwo ni ukuvuga ngo abana duturutse mu biganiro, tugeze hariya tubona abana bari kuzamuka hano ngo babonye umuntu mu mazi, turamanuka tuza kureba uwo muntu wo babonye. Ubwo tuhageze dusanga ni umuturanyi wacu. Ibyo ni nabyo bigaruka ko n'abandi baturage twaganiye nabo batubwiye ko ngo ajya kubura ngo yajyanwe n'abashinzwe urundo ry'umwuga ubwo yaramaze kugirana amakimbirane n'umugore we ngo bari bamaze igihe kirekire baratandukanye. Bamufashe ngo yagwanye n'umugore we, barangije baramuzamura, ariko n'ubundi abari abanyamutekano basanzwe bazamura abantu babageza hano, bikaba ngombwa ko babakubita, babasangana n'amafaranga bakayajyana. Ubwo rero bamugejeje ngo hano mu mwanya wo kwiruka, mu mwanya wo kugira ngo bamugeze iyo bamugeza ngo buriya bishoboke ko kuba baranamukubise ko ntabwo yari kwiruka, yari yemeye kugera ku murenge. Ubundi bamujyanye ku wa mbere ngo saa 2:30 z'ijoro, bamaze kumujyana ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu bajya kureba kuri RIB umuntu baramubura. Bamubuze bajya kurega, baravuga ko bajyanye umuntu wacu twaturi kumubura, timugende rero mba mwamubuze muri gereza zose. Ku wa gatatu w'igitaha nimumubura muzaza turebe ko turabigenza. None turuka ku wa mbere bamubonye umunsi ku wa gatanu mu mazi, nabwo n'abana bamubonye bari kuragira barakomera ngo dore umuntu mu mazi, baza barareba bahita basanga n'umuntu urimo. Umugore we bari gusangira ngo abagiye iwe, kubera ko umugore ntabwo babanaga nyine, ajya aho umugore agize ute yaratuye. Noneho ngahageze sinzi uko azana iki urwa serera n'uwo umugore aratabaza. Umugore atabaje rero umudugudu ngaraza afata ahamagara ingeragutabara, umugabo bagirute ziraza ngo ziramuzana. Ubwo mudugudu ubwo yarazi ko ingeragutabara zamujyanye hehe ku murenge. Umuntu ubwo bigezaho umuryango wo mubuze bajya kuri RIB kubaza, babahereza iminsi 10 bagirute yo kumushakisha. Muri iyo minsi 10 rero nibwo twumvishe ngo umuntu bamubonye hano muri Sebeya. Byakura twumvishe ngo yashwanye n'umugore we n'abana, inkeragutabara na mudugudu baramushorera baramuzana, bamujyanye ngo bagejeje hano ngo arabacika. Ni kubacika ntago baje ngo batubyire ngo umuntu bamucitse, none tumubonye yapfuye. Se tushaka kugira ngo tubarize uwo mugore nawe izo nkeragutabara umuntu ko mwamujyanye mwamushikirije kuri RIB
cyangwa nibo bamwishe bamujugunya hano mu mugezi. Byashoboka no siyigajeje mu mazi. Kubera icyo ntabwo impamvu mbivuze ntabwo umuntu yaviriye bamushorera abantu bane ngo yigezemo ari umuntu umwe. Nubwo yigeze abura ngo bavuga ko yabuze bagiye gutyo baragaruka ndi banabivuga. Umwana nyine yakomeje kumva ngo se yabuze arangabaza mama we aramubwira ati se mama ni ukubera iki papa gutya tutari kumubona. Icyakoze bamwe muri abaturage bagaragaza ko ngo batazikisha inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. Ntawamenya niba yarabacitse bari umusore bagiye kumufunga niba yarabacitse akaza kiroha hano niba baramwishe ntawabimenya nuko nguko nuko nawe ubireba nuko. Ubwo twaganiraga na Barushimana Honore umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gisa twasanze ahabereye iki kibazo yatubwiye ko ngo inzego z'umutekano zifatanyije n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngo hatangijwe iperereza ngo kugira ngo hatahurwe icyaba cyishe nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. Nkuko wabibonye hari inzego z'umutekano ndetse n'urwego rwa RIB umurambo tugiye kuwukuramo ushyikirizwa ujye ku bitaro bikuru bakore autopsy kugira ngo dushobore kumenya icyaba cyaramwishe niba ari impanuka cyangwa se niba ari uwamwishe akamushyiramo bizamenyekana nyuma ya autopsy. Nyakwigendera Zamunambaho Kigingi bamusanze muri uyu mugezi wa Sebeya yapfuye nyuma y'iminsi 4 abo umuryango we bari bamaze bamushakisha. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Inzoga zikunze kugaragara inaha zikariye zinakunzwe ni Ghost, Umuzimu, Barisa. Ndanangu ndi umuntu ndanangu genda wicara wakamuhagarara imyaka 50 y'amavuko ndayifite. Ni ikibazo kigaragazwa n'abaturage bo mu bice bitandukanye by'umurenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu aho bagaragaza ko ngo bangikishijwe n'ikibazo cy'inzoga zituje ubuziranenge ngo zikomeje kugaragara mu bice bitandukanye. Zimwe muri zo bavuga ko ngo zahawe amazina atandukanye nk'aho zimwe zitwa Umuzimu, Igisiga ndetse na Muzehe Ndicaye. Wivuga iyo nzoga yo ko yabamaze inzoga yo bitaga gashoti bayita gashoti kamaza abantu kari kunywa ubese urukanywera ugahita ukaba nk'umusazi. Murongo w'Umuzimu usibye ahanini iyo zira nzoga uzinyweye wumva yuko ari weho ufite igabo kurusha abandi bose nawe aba yahindutse umuzimu kandi mu bigaragara urebye ku gacupa n'iyi telefone ni nini kangana gutyo guhera hano iyi telefone nayo ni nini cyane ni gatoya pe akayuga kagufiya ku buryo nawe ukarebye ubona gasuzugura ukavuga ati kakasi kamarira iki akayuga bese unagafashe no mu ndoki wavuga ati kano nako kamara n'icyaka ariko ebana urukuba umaze kunywa unyweyeho kamwe watangira kwikuba ngiki y'inzuki zasaze agenda ari kuguruka nyine ari gukubita abantu uko abiyiboneye ariko gogoza ngo ndanangu ndi umuntu ndanangu genda wicara wakamuhagarara imyaka 50 y'amavuko ndayifite. Ngambana mu nazo urashakisha abasinze bari kwandika kane nyine dore mbene nkaziriya dore ibyo bisinga. Izi nzoga zitujuje ubuziranenge zikomeje kugaragara muri murenge wa Rubavu abaturage bagaragaza ko ngo izo ntandaro y'umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice bitandukanye. Inzoga zikunze kugaragara inaha zikariye zinakunzwe ni Ghost, Umuzimu, Barisa na zino bari kuzo bari gukorana bino bikorana nizo ziri kugaragara bigatuma abantu babangamira bagenzi babo bakaba urugomo ahanini rutegwa n'ibi biyobyabwenge bino baba bari kunywa. Ejo bundi bantegeye hariya ku muhanda abaturage bose bareba nta munyonzi hano utabizi dukorana dore n'ikigo mwambwiye uretse ngikwereke guca ubu ni polisi zanjyanye hehe ku bitaro nakubiswe n'abasinze aho ngaho baba bandi bashira arabuzi bose ndabazi bari banyoye izo nzoga ubwo bari banyweye izo z'ibisiga zigenda zivuga ngo n'imizimu. Ibyo ni nabyo baheraho basaba inzego
z'ubuyobozi ko muzakora ibishoboka byose mu guhangana n'iki kibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge ngo zikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'umurenge wa Rubavu. Kuvuga ngo leta ibishyiremo amaboko na RIB bafatanyije kuko bino bintu ni ibintu biri kurenganya abaturage nk'ikigere ibi bibazo turimo zariri kwica abandi bakaza bari gusindira abantu bakabatega izuba ariko. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Murirwa Prosper arasaba abaturage kwirinda kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge ngo dore ko zimwe muri zo zaba amazina agayitse. Ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge zikomeje kugaragara mu murenge wa Rubavu, abaturage bagaragaza ko ngo ari nazo ntandaro y'amakimbirane hagati y'abashakanye, ngo dore ko usanga abenshi mu bashakanye birengagiza inshingano zo kwita ku rugo nk'umugabo n'umugore. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.